Ndabashuje mwese bene data, inshuti zacu, abakunzi bacu bakunda ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Nukuri mwese ndabakiri hano kuri Pure Gold TV, kandi bamenyesha ko nubundi iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi muri kukigezwaho na Jose. Uyu munsi ku wa gatatu, itariki ya 22 z'ukwa gatandatu 2022, tugiye kureba ukuntu Imana yaremye umuntu imukunze. Uyu munsi niyemeje gusubira gusoma igitabo cy'Itangiriro. Ndagikunda cyane. Natangiye igice cya mbere nangeze ku cya gatandatu, ndahagarara nti iri jambo ngomba kurigeza kuri bene data kugira ngo dufatanye gusenga. Imana data yaradutekereje, imaze kurema ibintu byose mu isi, iraturema natwe irema umuntu, imurema imukunze ndetse imurutisha ibindi byose, iduha ubutware, timbahaye ubutware muzamenye ibi byose biri mu isi, mwebwe muzagiye mubimenya, mubyiteho, munabitegeka. Imana yadukunze cyane, kandi iri jambo rinshimisha nuko Imana yaturemye mu ishusho yayo, iduha umwuka wayo, iduha ubwenge. Ariko icyakurikiyeho nuko umwana w'umuntu, uko nagiye nsoma, yakoze icyaha, yakoze ibyangwa n'Uwiteka. Abantu barororoka baba benshi, aho kugira ngo bashime Imana. Ngeze ku bice bya gatandatu nahagaze ndavuga nti Imana utubabarire. Ni amagambo yanteye agahinda, yambabaje cyane kubona umwana w'umuntu acumura bigezaho Imana data Uwiteka waturemye, umuremyi wacu, avuga ati ndicujije impamvu ndemye umuntu. Ibice bitandatu usomye here ku murongo wa 5, tubona ukuntu Imana yicujije. Birababaje cyane kuko abantu ngo bari bamaze kuba benshi, abanyabyaha bari bamaze kugwira mu isi, bigeraho abantu bakora ibyangwa n'Uwiteka. Iyo urebye uyu munsi wa none usanga ari kimwe n'iki gihe cya Nowa. Imana yarebye isanga mu bantu bose bayikiranukira ari Nowa wenyine. Niyo mpamvu Imana yahisemo kurimbura isi, iyirimbuza umwuzure, ndetse biviramo nuko n'inyamaswa n'ibisiga, ibikururuka hasi byose, amatungo yose Imana yari yaremye byose birimbuka. Kubera iki? Kubera umwana w'umuntu. Abantu babaye wicked, babaye abanyabyaha cyane, barakabya, bibabaza Imana. Uyu munsi wa none sinca imanza, ariko usanga ko ibyaha byariho kiriya gihe uyu munsi ari byo biboneka. Abantu barakora ibiteye isoni, abantu barakora ibyangwa n'Uwiteka. Si ngombwa ko mbisubiramo, nawe urabizi. Gusa icyo nshaka kuguhamagarira cyangwa se uyu munsi kukubwira nuko naguhamagarira guca bugufi. Nanjye kandi nibwira tugaca bugufi, tugasaba Imana imbabazi, tukemera ibyaha byacu, tukihana ibyaha bya bene wacu, by'abantu bacu. Navuga umuntu uwo ari wese ku isi waremwe, uri umuntu nawe ni umuntu, twese tukavuga tuti abantu twaremwe ni abacu, ni twebwe, ni ukuri turakabije. Reka dusabe Imana imbabazi. Iri jambo ry'uyu munsi ni iryo guca bugufi, n'iryo gusaba Imana imbabazi. Umbabare nubona umwanya ugiye mu Itangiriro ibice 6, ugisoma icyo gice cyose, uri bugira agahinda nkako nagize. Niyo mpamvu nahagaze ntireka muri ibi bice 6 maze gusoma mvuge kuri iki cya gatandatu. Ufate Itangiriro ibice 6 here ku murongo wa 5 ukomeze. Urabona agahinda kenshi Uwiteka yagize, bigatuma avuga ati ndicujije kuba naremye umwana w'umuntu, wa wundi yaremye mu ishusho yayo, wa wundi yakunze ikamuha ubutware bwo gutegeka iyi si. Imana tugire neza cyane. Mwene data, reka sintinda, ndagira ngo wowe nanjye dufate umwanya wo guca bugufi, dusaba Imana kutubabarira. Ibyaha urabizi biri mu isi, urabizi. Si ngombwa rwose ko ngira icyo mvuga, turabizi. Ahubwo tuvuge tuti Imana turaje, twiyemeje guca bugufi. Mufatanye nanjye hano kuri Pure Gold TV, duce bugufi, dusabe Imana imbabazi. Wenda wavuga uti ngende umukiranutsi, nta cyaha mfite, ntabwo nemera ibyabatinganyi, sinemera ubusambanyi, ndetse sinabujyamo, sinemera ibyaha by'ubwicanyi, sinabukora. Ariko wundi ubikora ni umuntu nkawe. Niyo mpamvu dukwiye guca bugufi, tukikorera ibyaha by'abantu bacu, tukikorera ibyaha by'abavandimwe. Umuntu nkawe Imana yaremye ni wowe, nubwo utabikora ko ni kimwe.
ndasabye rero kugira ngo bene data niba ubyumva nk'uko mbyumva ufite uwo mutwaro nkanjye dufatanye gusenga dusaba imbabazi maze rero turebe ko Imana umubyeyi wacu yakubita inkoni zambe ikatubabarira ntirimbure iyi si ikatubabarira rwose ntirimbure iyi si nk'uko yarakaye hano ikicuza ikarimbuza isi umwuzure kandi byarabaye. Reka twicishe bugufi dusaba Imana imbabazi hano kuri Pure Gold TV. Mwene data, Mana data, turagushimye kubwira ijambo ry'imburo. Iri jambo ritweretse ububi bwacu, ritweretse uko turi abana b'abantu hano twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ndasabye ngo tugirire neza, ndasabye ngo tubabarire, ndasabye Mana ngo ubabarire iyi si buri wese uyirimo utubabarire. Waduha umwana wawe Yesu Kristo aza kudupfira ahinduka igitambo cyacu, yikorera ibyaha byacu bibi byo muri iyi si kugira ngo umwizera wese akihana ababarirwe kandi ahinduke nanone umwana w'Imana. Turagushimye ko waduha Yesu Kristo akaza kugira ngo abe ari we utwunga nawe, ndetse akaba tubera urwego kugira ngo twongere tukugereho, twongere tugirane ubumwe nawe Papa. Turagushimye cyane, turasabye ngo buri wese umubabarire, twanye ibyaha bya bene wacu, twanye ibyaha by'abari mu isi bose. N'ukuri nifatanije na bene data bemeye ko guca bugufi nk'uko nanjye mbyemeye, utubabarire, turebane imbabazi kubw'izina rya Yesu Kristo watwitangiye ku musaraba. Urakoze kubikoze kandi kutubabariye, kandi ko ugiye gukomeza kuvugana na buri wese mu ijambo ryawe agaca bugufi akihana. Wakoze byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Bene data, twari kumwe hano kuri Pure Gold TV twicisha bugufi twihana ibyaha. Nagira ngo ngushimire cyane ko wafatanyije nanjye kandi nzi ko twababariwe. Reka rero dukomeze dukore ibyiza, dukurikize ijambo ry'Imana kandi rwose Imana ikugirire neza. Urakoze ko wabanye nanjye, Imana ikumpera umugisha. Tuzakomeza ubutaha mbasezeyeho kandi ndababwira nti ndabakunda mwese. Bye bye.